umugisha, namwe mwese abaho umugisha. Ndabashuje mu izina rya Yesu, mwami w'amahoro aduhana amahoro. Nongeye gushima Imana rero impagaritse imbere y'ubwoko bwayo ngo ngire icyo nyivugira. Nshima Imana yabararitse nanjye ikandarika kugira ngo tugere mu nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka. Imana ihabwe icyubahiro. Turacyari rero kuri ya ntego yacu, umugore w'umunyabwenge. Umugore Bibiliya imusobanura nk'umugeni wa Kristo. Iyo ijambo ry'Imana rivuga umugore w'umunyabwenge, ntugire ngo ibyo bavuga ababigayire n'abagore b'abanyabwenge, ibivuga itorero rya Kristo. Itorero ni wowe nanjye, ntago ari idini. Ntago ari idini, aya ni amadini yose turimo, ariko itorero ni njyewe nawe. Ni twebwe torero riri mu ibanga. Umugore w'umunyabwenge ni wowe wubaha Kristo, ni nanjye wubaha Kristo, ni twebwe torero rya Kristo. Bibiliya ikadudefinisa nk'abakobwa b'abanyabwenge, kavuga nk'abagore b'abanyabwenge, ariko uko biri kose ibivuga itorero kandi rya rindi ryo mu ibanga. Tugiye rero gukomeza kwa bakobwa b'abanyabwenge. Reka dusome muri Matayo, umusomyi wacu muri Matayo 25, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 13. Aha ugenda ugereyo. Matayo ni ibice 25, hera ku murongo wa mbere kugeza wa 13. Reka dusome muri Matayo ibice 25, murongo wa mbere kugera ku wa 15. Wa 13. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mu musanganire. Maze abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma babakobwa bandi nabo baraza, barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amena. Amena. Twumvise inkuru z'abakobwa b'abanyabwenge n'abakobwa b'abapfapfa. Nagira ngo nkubwire ngo umugabo w'ikigoryi n'umugore w'umunyabwenge baraturanye. Abakobwa b'abanyabwenge n'abakobwa b'abapfapfa baraturanye. Abapfapfa n'abaturanyi b'abanyabwenge. Kandi impamvu Imana yabaturanije ni ukugira ngo irebe ko abanyabwenge hari icyo bamarira abapfapfa nabo bakava mu bupfapfa. Ubushize twize ko Imana igutumaho intumwa, igutumaho ijambo, igutumaho umwuka wera, igutumaho inzozi. Ibyo byose ibigushaka ngo irebe ko yaguhindura nawe ukaba umunyabwenge, ukazakira Kristo nawe ukaba umugeni wa Kristo. Twumvise inkuru z'aba bakobwa ngo bose bari bafite amatara, bose bari bafite amatara. Amena. Ubundi itara ni umucyo, umucyo ni Kristo, Kristo niwe mucyo w'isi. Twese twitwa abakristo, abubaha Yesu n'abatamwubaha twitwa abakristo.
hari n'abaririmba ngo baremewe kujya mu ijuru. Twese twitwa abakristo. Izina rya Yesu arariduhaye, turifata uko turishaka. Waryiyitirira uri umusambanyi yarabyemeye, waryiyitirira wubaha Imana yararyemeye. Ariko hari aho bijya bigaragarira, hari naho bizagaragarira. Amena. Aba bakristo rero abakobwa bose ngo baraho bageraho barahunikira barasinzira. Yaba abakristo twese twemerewe gukora imirimo, turakora. Ntabwo rwose ari ngombwa guhora uri mu mwuka, ntabwo ari ngombwa kuba uri muri rusengero. Aho duhunikira ni mu isi, mu miruho y'isi, mu bibazo by'isi. Aho hose tujya tuhagera tukahunikira tukanasinzira rwose. Hari umukristo udashobora kugera mu rusengero yenda kubera impamvu runaka, afite akazi kamuboshye, ariko bizagaragara umunsi umwe. Twese rero turi abakristo, kandi mu isi niho tujya guhunikirira, niho tujya gusinzirira. Uko wahamagawe twese tugomba gukora, tugomba kurucywa n'isi. Ugomba gusonza, ugomba kubyara abantu ukabashakira minerivare, Yesu ntayazajya kugushakira. Ugomba gushaka amafaranga ukubaka inzu ye, niyo wamukorera ute ukazura n'abapfuye, Yesu ntazamanuka ngo akubakire inzu. Uzajya guhunikira mu isi. Ariko icyangombwa icy'ingenzi ni ukugira amavuta. Amena. Abanyabwenge rero icyo barushije abandi ngo bari bafite amavuta. Amavuta rero ni iki? Amavuta ni umwuka wera. Twese turi abakristo, ariko ikidutandukanya ni umwuka wera. Umwuka wera rero nanone si ugutitira, si uguhanura, si no kwerekwa. Kuko izo mpano n'abarangi barazigira, na Satani arazifite. Ba sogokuru kera bitwaga abapfumu, ibyo byose izo mpano bari bazifite. Akerekwa ibyawe, akabimenya ibyo wavuyemo n'ibyo ujyamo. Ibyo rero kuba ufite izo mpano si cyo kimenyetso kikwerekana aho kuri umwana w'Imana cyangwa ufite amavuta. Amena. Ahubwo umva abantu bafite amavuta bari mu Baroma 8:14. Abo Yesu yita ko bafite amavuta. Jambo ry'Imana riravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Icyerekana aho umuntu ko afite amavuta nuko ayoborwa n'umwuka w'Imana. Si uko atitira, si uko ahanura, si uko yerekwa ibyawe, ahubwo nuko yemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Kandi umwuka wera cyangwa umwuka w'Imana iteka utuyobora mu nzira nziza zose, mu nzira zizatuma tugera ku bugingo bw'iteka, kandi zituma tugera no ku majyambere ya hano mu isi, tutariganije, tudakoze ibyaha. Umwuka wera tuyobora muri izo nzira zose. Rero abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bakobwa b'abanyabwenge, nibo bakobwa Imana ireba ikishimira ikavuga ngo dore umugore w'umunyabwenge. Waba umugabo, waba umusore, waba umukobwa, waba umugore, iyo uyoborwa n'umwuka w'Imana, Imana iravuga ngo dore umukobwa w'umunyabwenge. Amena. Dore ibiranga rero abantu bayoborwa n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana icyo atumarira, reba muri Timoteyo wa 2 igice cya 1 umurongo wa 7. Timoteyo wa 2 igice cya 1 umurongo wa 7. Kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Amena. Ubundi umwuka wera, umuntu ufite amavuta, ikimuranga nta bwoba agira, ntatinya ibigeragezo, ntatinya amagambo, ntatinya urucantege ahurira narwo mu murimo. Kuko ntago twahawe umwuka w'ubwoba. Umwuka wera kumara ubwoba, ngo umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Iyo rero uwo mwuka wera, aya mavuta abakobwa b'abanyabwenge bari bafite, iyo bafite uyu mwuka wera ntago batinya ibigeragezo. Barakubwira ngo sambana ubona akazi, akavuga ngo ubwo ngubwo nzaguma mu kigeragezo cy'ubushomeri, ariko igihe gikwiriye Imana izampa akazi. Akavuga bati mukobwa utinze gushaka, dore rwose harari ibigabo bikukika, dore hariya hari ikigabo cyakwemeye kirakugira umugore wa kabiri, araguha inzu, araguha imodoka. Akavuga ngo sintinye ikigeragezo cy'ubusiribateri, kuko umwuka wera utuye muri jye ntiyabinyemerera. Reka mbabwire, naho zengana na mwene data umwe ndamubwira ntago umwuka wera
ajya yemerera umuntu gukora icyaha. Niba kubwira ngo umuntu arasambana agahanura, ariba, akerekwa, uzamenye ko atari umwuka wera wamuhaye izo mpano, n'abarangi barazifite. Kandi nagira ngo mbabwire ngo hano mu kirere Bibiliya iravuga ngo hari imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Iyi myuka mibi y'ahantu ho mu kirere ituma abantu bahishurirwa, ituma abantu berekwa. Kabona umuntu arizunguje nk'agashashi, aravuze ngo iravuze. Ya myuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Mwuka w'Imana aratuza. Mu mutuzo n'ubugwaneza niho Imana ikorera, niho umwuka wera akorera. Ngo Mose yagiye kureba Imana, agiye kureba Imana, ngo nyine bari bafitanye randevu n'Uwiteka Imana. Ngo rero Imana imubwira aho bahurira, ngo inkuba ziraza zirakubita, imiraba iraza, ngo haba umuyaga mwinshi, mbega haba ibintu biteye ubwoba. Ngo byose bimaze gushira bituje, ngo ijwi ry'Imana ribona kuza. Ngo mu byiringiro n'ituze niho umwuka wanjye akorera. Amena. Mujye mugira ubwenge bakobwa b'Uwiteka, mujye mugira ubwenge. Ntago abahanura bose bahanurishwa n'umwuka wera. Hari abantu bafite imyuka ya mibi hano ho mu kirere, bahishurirwa ibyacu, ukavuga ngo mbonye Imana, ngo mpuye n'umukozi w'Imana. Hoya, abizi kurusha uko tubizi. Mube maso rero. Umwuka w'Imana, ikintu kituma tukubonaho umwuka w'Imana, ntutinye ibigeragezo, ntiwicira inzira. Abantu benshi bicira inzira ngo abana bataburara, byihorere baburaye n'ubundi sabawe. Ntabo Uwiteka, ariko izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amena. Byihorere, guma mu bukode, ntago ijuru ari ry'abantu bafite amazu. Guma mu bukode, ariko izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ku bwawe. Genda n'amaguru, ntago Yesu yaje kuduha amamodoka n'amazu, yaje kuduha ubugingo buhoraho n'amahoro menshi yo mu mutima. Amena. Rero umwuka w'Imana ikintu araza akakubwira ngo nibyo, ngo bakubwiye gutya na gutya, nawe wemeye koko, avuga uti rwose nari mbonye akaryango kankingukiye. Mwuka akaza akakubwira ngo umuryango ntuwinjiremo. Iyo uri umwana w'Imana, suko ibyo bigeragezo bitatugeraho, suko izo nama tutazibona, ahubwo umwuka w'Imana ngo araza akakugira inama, akakuyobora, akabati hoya ntuzajyeyo, ako kazi ntuzagakore, izo nzira wizijya mu byihorere, nzakurengera. Uwo ni wo mukobwa w'umunyabwenge. Mwuka wera araza akamuyobora mu nzira zo kwera no gukiranuka n'iz'umugisha. Ntago hari hose ariko hari umugisha wacu. Icyo rero nicyo cyambere kiranga umuntu ufite umwuka wera, ntatinya rwose. Ba Petero baricwaga, bagakubitwa, bakanababamba bacuritse, ariko bagakomeza akavuga ngo Kristo ni umwami, ni umwami, ni umwami. Ariko kwera inzara y'umunsi umwe, inzara y'umunsi umwe ituma ucumura ku Uwiteka, kandi Imana yari kuzakugaburira imyaka n'imyaniko. Ari umuntu wahoza duha ubuhamya, aratubwira ngo ni umushumba yaragiye gusezeranya abantu. Noneho ngo agiye gusezeranya abakobwa, abageni, ngo umwuka araza aramubwira ngo ntukore icyo, kuko uyu mukobwa aratwite. Ngo noneho akajya amushaka, akamwihisha, akamushaka, akamwihisha, ntamubone kuri telefone, mbega akamwima gahunda. Umunsi w'ubukwe rero aragenda, ngo yagiye kwambara, aramubwira ati se mugeni tuganire gato. Ati ko uyu mwuka yambwiye ngo uratwite, ngo nyine niyo mpamvu nakwishaka. Ngo none se ko Imana yambujije ko kubasezeranya? Aramubwira ati rwose pasiteri, turaguha 200 rwose tubabarire. Aravuga ati hoya, ati umwuka yambujije, ngo arigendera. Mu rugo ngo yari afite inzu amezi 3 atarishyura, ngo afite 600 atarishyura. Abana badafite icyo kurya, ngo arataha, ngo ariko agenda arira, avuga ngo Yesu urabinkoza, ariko urabinkoza. Ngo aragenda, ngo umuntu aramuhamagara, ariko ari mu rugo gutya, bicaye mu rugo, muhora mureba, abana bamureba. Ngo umwuka aramubwira ngo tera ipasi, ngo tera ipasi. Ngo noneho ngo umuntu ahita amuhamagara, ngo aramubwira ngo pastor, ngo ndashaka ko tuganira, waje tukavugana. Atabise. Aragenda. Ngo noneho ngo uwo muntu aramubwira ati sinjya nereka, sinjya narishurirwa rwose, atari ko Imana yambwiye ngo ufite agahinda. Ufite akahe gahinda? Ngo ashaka kumwihisha. Noneho nahise mubwira na mwene data twari turi kumwe, nabone ariko nimba Imana ihishuye ibyawe, kuki ushaka guhisha? Hita ubishyira hanze. Ngo arangije, ngo arabata, ariko reka mbimubwira. Arabimubwira.
arangije aravuga ati mpereza nimero ya nyir'inzu, arayimuha 600 ahita yamwoherereza. Arangije aramubwira ati guhera uyu munsi ntuzongere kugira agahinda k'inzu, nzajya nyagutangira tuza umutima. Iyo yemera 200 yari kwishyura ukwezi kumwe, ariko ntiyari kwishyura imyaka yose uwo muntu azamufasha. Imana ibiduteganyirije ibintu byiza, ariko Satani kuko ari umuriganya n'igisambo n'umwambuzi, akaza akagutega mu nzira akantu katari bugufashe, kagufasha umunota umwe cyangwa isegonda imwe. Rero abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Buriya umwuka yari amugeragereje hariya, aravuga ati ndashaka kumugira neza, ariko kereka nasimbuka iki kigeragezo. Amuteza uwo mutego, abura inzu amezi 3 arashira, imuzanira rero agatego. Yosefu Imana yari yaramuvuzeho, ariko Satani aratega kugeza igihe asimbutse imitego agera ku masezerano. Rero kuba ugeragezwa suko ari wewe wenyine, kuba wabuze inzu suko udakiranuka, ahubwo Imana iraguteganiriza ibindi byiza. Iyo wemeye kuborwa n'umwuka w'Imana rero muri ibyo bigeragezo, ibyiza biri imbere. Amena. Ikindi kiranga uyu muntu ufite umwuka w'Imana, ngo kuko Imana itadaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga. Ikindi uyu mwuka tumarira, aduha imbaraga zo kunesha ibyo byose. Naga kwihora ngo bigukubite we gutya, aguha imbaraga ukabicamo ukabinesha. Umuntu yajya kubona akagira ngo warasubijwe kandi byaranze, akaguha n'imbaraga zo kubinesha. Naguha imbaraga zo kwihanganira inkoni gusa, aguha n'imbaraga zo kubikubita nawe. Amena. Imbaraga uyu mwuka wera aduha imbaraga zo kunesha. Niwe watumye ba Yosefu abo banesha, niwe watumye ba Petero bihanganira izo nkoni. Uyu mwuka wera humura, niwemera kwa kuyobora, azajya gucisha mu mahwa uyacemo ibirenge biva, ariko we ntubyumve. Kubera n'uw'imbaraga, aguha imbaraga. Abantu bakajya baba uri umusazi wa mukobwa, myaka 40 igiye kugera, hari umugabo ufite abagore, ufite umugore ashaka kugira uwa kabiri, ukanga koko, basi genda ubyara umwana uzihana. Ariko kuko twahawe umwuka w'imbaraga, akubwira ngo humura, haracyari ibyiringiro. Amahaka kujomba, abakuvuga bakakuvuga, abagusebya bakagusebya, ariko umwuka twahawe burya n'uw'imbaraga. Niwe utuma tubicamo, ukabicamo utuje, ukabicamo wihanganye, ukabicamo ukera imbuto, n'ukubera ko twahawe umwuka. Amena. Abo bakobwa rero b'abanyabwenge baba bafite umwuka ubaha n'imbaraga. Rega humura, we mwemera azaguha imbaraga zo kubicamo, ntago ari imbaraga zawe urwanisha, hoya. Niyo mpamvu rero utaneshwa, aguha imbaraga zirenze izo ufite. Amena. Uyu mwuka wera rero ni mwiza, aduha imbaraga. Ikindi aduha ni urukundo. Mwuka wera aguha urukundo, ugakunda n'abakwanga, aguha urukundo ugakunda n'abakuvuma. Erega ibintu Yesu yadusabye byari bikomeye cyane, ariko yaduhaye umufasha. Yesu kubwira ngo niwagukubita urushyi rumwe kwitama ngo utege n'irindi, ngo niba kwambura ikote umuhe n'ipantaro, ngo nakuvuga nabi wowe umuvuge neza, ngo nujya gusenga umusabire umugisha. Ariko umwuka w'imbaraga twahawe, umwuka wera ni uza akakuzura, akaguha imbaraga, ibyo bintu ukabicamo, warangiza ukumvura n'ababari ukabona nabo sibo. Yagusaba ukamuha, yabura minerivare y'abana wowe uyafite ukayamwishyurira kandi uzi ibyo agukorera, kubera ko uyu mwuka wera ajya twuzuza mu rukundo. Amena. Ikindi rero uyu mwuka atumarira, ngo dushoboza kwirinda. Uyu mwuka wera atuma wirinda. Buriya nk'umuyobozi w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, umuntu w'umuyobozi wese hari ahantu atagomba kuhicara ngo amwere, hari ahantu utamubona. Ntago umwana w'umukuru w'igihugu wapfa kumubona ahantu hose, ntago wamubona. Mushobora kuba muturanye muri quartier, ariko ntupfe kuba wamubona. Kubera iki? Azi uwo ari we, azi uko akwiye kugenda. Rero umuntu ufite umwuka w'Imana, ya mavuta agira uko agenda, agira uko asa, agira uko yambara, agira ibyo yirinda. Ntago byose asakuma, ntago ari isuri, ntago asakuma. Umwana w'Imana ntasakuma byose, ntago ibije byose bivugwa nawe abivugwa, ntago amaterima yose ariko ayavuga. Wapi? Aririnda.
ntago modeli zose zije ahita acoka mu wapi. Umwuka w'Imana tuma wirinda. Yesu yaravuze mu ijambo rye ngo n'ubwoko butuye ahabwo. None ni gute utuye ukwabwo kandi usa ubundi abana b'Imana bagira uko bagenda? Kuki usa n'abapagani? Uri umukobwa w'umupfapfa. Kuki uvuga nkabo? Kenzi utanga ni nk'izabo, atari muvuga ni nk'izabo. Uri umupfapfa. Bene uzamenye ngo ni umupfapfa. Nubwo muturanye mu rusengero, nubwo muririmbana, uzahita umudekiriva. Gute ntakumenye, nta mwuka wo kwirinda ugira, uri umupfapfa. Amena. Mwuka wera tuma twirinda. Nimba nta utirinda ukabona ikigabo gitangiye kujya kikwibwirisha ikintu, ufite uko kureba ukongera ugacatinga nawe, menye ko umwuka wera nta mavuta ufite. Uri wa mukobwa w'umupfapfa, ufite itabaza rwose. Uri umukristo uraririmba, uri umuramyi uraramya, ariko nimba hari ibintu utirinda, uri umupfapfa. Ujye ubwira umutima wawe ngo njyewe ndi umupfapfa. Amena. Kuko umuntu ufite umwuka w'Imana, umukobwa w'umunyamutima, umugore w'umunyamutima, aririnda. Umwuka wera rero nibyo bintu atumarira bikomeye, aduha kwirinda, kaguha ukemera ukaba wenyine, ugatandukana n'inshuti mbi, ukemera ukabura amavuta kubera ko usabwa kwirinda. Ariko umwuka wera humura guha imbaraga zo kubicamo. Amena. Bibiliya rero yavuze ngo umukwe agera aho araza, aravuga ati rero ikibuga nabashyiyemo ngo mukiniremo, shuri nashyibashyizemo ngo mwige, igihe kirageze ngo nze mpembe. Amena. Rero igihe kiragera ngo umukwe araza, aza gufata ba bakobwa be. Arangije ngo aje bose uko kundi bari bahunikiye barakanguka. Nk'ubu ngo bavuze ngo Yesu araje, bose bahita bavuga ngo tujye mu nsengero gusenga. Mushumba nsengero, ubu Yesu bavuze ngo araje hari nk'akamenyetso, cyangwa se bakavuga ngo hagiye kuza icyorezo cyica abantu benshi. Twese dufata ibihe by'amasengesho, ariko hari igihe uzasenga ntiwumvire. Nukuri hari igihe uzasenga Imana ivuge ngo amahirwe nari naraguhaye burya yararangiye. Wicaye mu rusengero inshira 100, wagiye mu butayu inshira 1000, kuba utarahinduwe na biriya. Ubu ngubu uyu munsi nta mbabazi zikiriho. Amena. Rero igihe kizagera twumve ko tugomba kwitegura, ariko twese tuzamuhungira. Bamwe bavuga ati sinigeze kubamenya, igihe nabahaye amahirwe nabahaye yararangiye. Amena. Ubwo rero abakobwa bafite amavuta bo ngo bazahita bazamukana n'umugwe. Yesu atugira inama ngo rero mube maso, kuko mutazi umunsi n'igihe. Jambo ry'Imana riratubwira ngo umunsi Kristo azaziraho ntago azaza ari kumanywa, kuko yaravuze ngo bamwe bazaba basya, abandi bubaka, bamwe bari mu kazi. Urumva ko atari ku cyumweru cyangwa ku isabato, ngo bamwe rwose bazaba bari hejuru y'amazu. Rero ntago rwose ku cyumweru twese tugira uko turuhuka, abandi rero bazaba ari ninjoro. Yesu azaza atari ku cyumweru, atari no ku isabato. Bamwe azabasanga ni ninjoro, abandi abasanga ari umunsi w'umubyizi. Ngo noneho icyo gihe naza babandi basinziranye baryamanye amavuta mu bitotsi byabo, babandi bafite amavuta mu kazi kabo, babandi nyine bifite aya mavuta, Mwuka wera bayobora bakemera kuyoborwa nawe. Akubwira ngo senga ukina muri toilette ugasenga, akubwira ngo babarira ukavuga ngo mpimbaraga mubabarira ukamubabarira, akubwira ngo ihangane icyo kigeragezo ukavuga uti mpimbaraga mpihanganira ukihangana. Ngo rero Yesu azahinguka mu bicu. Bene abo ngabo ngo nibo bazamubona. Abandi ubwo basenga ngo Yesu ngo nukuri burya narakuririmbiraga, ngo nari umuhanuzi, ngo Yesu we ngo nukuri, ngo nafashe Pastor Steven, ngo sinigeze kubamenya. Amena. Icyo gihe nabo bazaba ari kwinginga, ariko ntaga amatwi y'Imana azaba ari kumva. Yesu rero tugira inama ngo uhore uri maso, kuko tutazi umunsi n'igihe. Ntago tuzi nimba azaza ejo, ntago tuzi nimba azaza umwaka utaha, usibye rero no kugaruka kwe. Nagira nkubwire ngo hari igihe azira wowe wenyine kandi azamwe no kugutabara, agasanga rwose uri umupfapfa wari usigaje umunsi umwe ngo usubizwe wabivuyemo. Ijambo ry'Imana ryabereyeho kutwigisha. Imana yandikishije aya mateka
yarakoze yagira ngo twige tumenye. Twumvise ukuntu ubwoko bw'Imana Abayisiraheli bajyanye na Mose mu butayu barahakubitirwa, ariko igihe kiragera ngo bari hafi kwambuka, ngo Mose atuma abagabo 12 aravuga ati dore igihugu turiho turakibona. Amena. Amena. Abayisiraheli igihugu bakibonaga hakurya, nk'uko uri hano yenda waba ureba Kacyiru tuyireba hakurya. Arababwira ati ngaho nimugende, kandi nabo bamugiriye inama mwuka byara. Aravuze ati ntago twajya mu gihugu tutatase, kandi disi niyo bamwiwerera bakigendera uko Imana yavuze. Aravuga ati nuko bimeze, ngo afata abagabo 12 buri muryango akuramo umugabo, ngo baragenda. Ngo bagezeyo ngo basanga bateye ubwoba, n'ibigabo birebire binini bizi intambara. Ngo bafashe umurwa wawo wawushyiraho inkike zikaze. Aravuga ati ibi bintu uko biteye ubwoba, ibintu Imana itujyanamo biteye ubwoba. Ariko ngo bazana imizabibu yaho, barazabwira Mose bati mwuka n'Abisiraheli bose, ubutaka burera, hari imizabibu, hari ibyo kurya, ariko ikibazo twabonye hari ibigabo birebire binini. Reka nkubwire, ikigeragezo burya ni kinini imbere yawe, ni kirekire, ni kinini, kitaraba kinini nticyari cyakwereka icyari cyo. Ushobora gusengera ikigeragezo ukagera ukavuga ngo Mana ntugishobora, nzamenya ko uri umugabo n'ukuri kose pe, ukabona ko n'Imana byanze. Subwo wasengera ibintu umyaka 10 byaranze, ubona icyo kigeragezo kidakaze, kiba ari ikigabo kirekire kandi kinini. Amena. Nuko nyine baravuga bati bite, ariko abakobwa nakubwiye ngo abapfapfa baturanye n'abanyabwenge, ariko abakobwa b'abanyabwenge baravuga bati nimba Uwiteka twishimira ibi bintu tuzabirya nk'imitsima. Umwuka wo gushira ubwoba, ntacyo batinya, habaho imbaraga. Abakobwa bayorwa n'umwuka w'Imana ntago batinya ikigeragezo, baba ari abanyembaraga uko byaba bisa kose. Nuko nyine ako nashaka kubabwira ko ingenzi ngo nukuntu baje ngo bahisha umutima Abayisiraheli babatera ubwoba, kuko bavugaga ukuri. Abayisiraheli bavuga ngo Mana turakuze, ugiye kutwicira muri kiriya gihugu ngo ni Kanani, koko utuvanye muri ubutayu ngo ujye kutwicira Kanani twebwe n'urubyaro rwacu. Mana iravuga ngo ibintu muvugiye mu matwi yanjye ndabyumvise, ahubwo nzabicira muri ubu butayu, ahubwo abo bana nibo nzajyana mu gihugu cyanjye cy'Ikanani. Hasigara abakobwa 2 b'abanyamutima b'abanyabwenge, nibo baje kukinjiramo. Ariko icyo nari mbivugiye, iyo uri hafi kwambuka, igihugu kiri hafi yawe, nubwo hari ntago ubibona mu mwuka, ariko uri hafi kugera ku gisubizo, ibigeragezo bizari byinshi. Ibikubwira ngo ntibizashoboka, ngo ntago akazi bakabona muri iki gihugu, ngo ntago itorero ryakurira muri iki gihugu, ngo ntago byakunda, ngo ntago bigikunze, imyaka ibaye myinshi, nta n'uwakugirira impuhwe, dore na onkere wawe wakwitaga harapfuye, dore na murumuna wawe wagukundaga. Reba amagambo asigaye akubwira, jya umenya kuri hafi kwambuka. Bita biza ari byinshi, n'ibindi wareba na kakamanu wajya kubona ukabona karifunze, jya umenya kuri hafi kwambuka. Aho rero Satani araza akakubwira ntibigishobotse, ariko mwuka wera wawe ndi twahawe turebera aho tutareba, kaza akakubwira ngo komera mwana wanjye, ndi kumwe nawe, humura ndi kumwe nawe. Iyo rero uri umukobwa w'umunyabwenge uramwumvira, ukavuga uti sinitaye kuri situation uko imeze, simbyitayeho. Amena. Rero nagira ngo nkubwire ngo witerwe ubwoba n'ibigeragezo, emerera mwuka wera gusa, emerera mwuka wera aza kubera umuyobozi, emera kuva mu bakobwa b'abapfapfa uyu munsi uba umukobwa w'umunyabwenge. Amena. Uzabishobora n'ukuri. Ibyo abandi bashoboye, byo ba Daniyeli bashoboye, bakirijwe mu bihugu by'amahanga, ba Yosefu bakabishobora, natwe tuzabishobora. Ba Petero bakemera bakicwa bakabishobora, natwe tuzabishobora. Uwabashoboje ni umwuka wera, kandi nawe ni uwacu, ngo ni uwabo n'abana babo n'abuzukuru. Wowe emera kuyoborwa nawe gusa, nicyo gusaba, emera uko akuyobora ubyemere. Nta kuyobora guca mu mahwa, agenda uyacemo. Nta kuyobora guceceka uvuze atakurusha kuvuga, ukubeshye utamurusha atakurusha kwisobanura, nawe wakwisobanura ukabana ingingo, ujye wicecekera. Amena. Tugiye gusenga.
abakobwa bashaka kuba abakobwa b'abanyabwenge nibahaguruke twisengera Imana. Dukeneye kuba abakobwa b'abanyabwenge. Mu gitondo nasenze ndabyuka nasenga ndongera ndaryama ndota mwene data ngo hagurutse mu kagara agenda mu materaniro. Amena. Rero haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro. Hari igihe uzicara aha utahe wijyana nka cya kimuga ngo bamanuriye hariya baramumanuye ariko mu gutaha yatashye yijyana. Amena. Haracyari ibyiringiro rero. Nubwo tubona igiti cyatemwe, nubwo tubona nta nzira, nubwo barahiye ngo ntibizashoboka, emera uyu mwuka gusa n'uw'imbaraga. Ashobora ibyo abantu badashobora, arema ibyapfuye akabizura. Amena. Mureke twisabira umwuka wera. Ariko wowe icyo usabwa ni uwacu n'abana n'abuzukuru, ahubwo wowe icyo usabwa ni ukwemera kuyoborwa nawe gusa. Amena. Wowe mera kuyobore, aha gucisha ucaho azaguha imbaraga. Amena. Ubundi witoze kwirinda nk'umukobwa w'umunyabwenge. Witoze kwirinda, wisa nkabo, wivuga nkabo, wikwambara nkabo, oya ntukamere nk'abanyakanani. Amena. Yesu yaravuze, yararebye nawe abona ngo turi mu gihugu kibi, aravuga ngo ubu bwoko bwanjye nkuko mbona bumeze nk'intama ngo ziri mu birura, ngo ariko Mana sinkusabye kubakura mu isi n'ubwo ibanga, ahubwo nkusabye kubarindiramo. Rero menya ko urindiwe muri icyo kigeragezo ntago kizakwica. Urindiriwe muri abo bakwanga ntacyo bazagutwara. Urindiwe muri iyo korari kurwanya humura ntacyo bizagutwara. Amena. Wowe gusa emera kuyoborwa n'umwuka wera nta kindi. Tugiye gusenga Imana, twakire n'umushumba adufashe gusenga muri ayo mavuta avuyemo. Ariko humura, 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 Yesu ari hafi kuza. Uko byagucanze inzira zose zifunze, Yesu ari hafi kuza. Amen. Ntiwongere kugira ubwoba, ntiwongere kumva ko upfuye, ntiwongere kumva ko uvuye muri Kigali uzayituramo. Bazayigusigamo wowe uyirimo. Fa kuba wemera kuyoborwa n'umwuka wera. Uyu mwuka w'imbaraga azagenda bigushakira bikuzanira. Azakuyobora aho biri wowe ntaguhaza. Rero humura, haracyari ibyiringiro. Umwuka w'imbaraga atubereye maso. Tugiye gusenga, nawe winginga Imana twakira umushumba. Uwiteka Mana yacu, urera kandi urakiranuka. Ugira neza uko bwije nuko bukeye. Urakora, uravuga bikaba, warakora bikashoboka. Iyo ukinguye burya ntawe ukinga, iyo utabaye ntawe ugutanga imbere, iyo wavuze ntawe ukuvuguruza, mazi menshi ntajya gutangira. Mana ushobora byose nta kikunanira. Mu gihe gisa nk'iki dukeneye imbaraga, dukeneye mwuka w'imbaraga, dukeneye gushira ubwoba muri ibi bigeragezo. Dutayisiki rito sisiki toinini ngito sainini veketota ritainini vekera sisiki patayisiki minise roto tainini veke. Yesu mwene Dawidi, dukeneye imbaraga zawe, dukeneye umwuka wera azadushoboze gushobora ibyari byaratunaniye, azadumara ubwoba, azadukiza agahinda, tumare kwiheba mu izina rya Yesu. Natayisiki minise rito tainini vekera totai ritaski minise vekera rotainini vekera titikimi. Mu izina rya Yesu turagukeneye kurusha uko twigeze kugukenera. Turagushaka mwuka wera, ngwino tuyetayisikimi rito tainini veke rotainini vekera. Ngwino ushoboza urubyiruko, ngwino ushoboza abagore, ngwino ushoboza abagabo. Mwuka wera turagukeneye, mwuka wera turagushaka. Totayisikimini, dukure mu mubare w'abapfapfa tujyane mu mubare w'abanyabwenge. Totayisikimini seve rototainini vekera titi ritotainini vekera sisiki rotainini vekera tai. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu turagushaka. Ngwino hano
uze mu mitima y'abagukeneye, abatakumvaga bakumve, abashaka kunesha ubahe kunesha, bari bihebye bamare kwiheba, bari babuze uko bagira ubacira inzira, bariraga yo kwarika, ngwino ubahoze Mwuka Wera, ngwino uduhoze, ngwino uduhoze Mwuka Wera, turagukeneye, mbaraga zitarondoreka tugushaka, bwoko bwawe turagukeneye, ngwino ubane natwe, ngwino ukorere muri twe, gendere muri twe, abuhaye twese kumvira ijambo, ndasenze nguzu twese iri jambo ryawe Yesu ridutunganye, ridukure mu mubare w'abapfapfa, ridushyire mu mubare w'abanyabwenge, mu izina rya Yesu. Guhera uyu munsi dutangire kwerekana impinduka. Urakoze urakarama kuri Imana yacu nziza, ko wera kandi ugakiranuka, ugakiranukira kutubabarira, ugakiranukira kutweza. Ngaho twese tweze tugirire neza, uduhe uyu Mwuka wawe wera. Urakoze urakarama, tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amen.